Sikumva mbona nta courage ufite. Niyo baje ndayifite ahubwo barumanswe bari kubitegereza. Arega amagambo nakubwiye ubushize ntabwo nakubeshya. Kandi nta muntu utaguza amaso. Ni mwiza cyane no kureba. Ikindi kandi no, I'm serious. But I didn't say that you were serious. But it's okay. Anyway, what is all this? Her name is Liz. Ubushize rero ugiye nakubwiye icyo nagushakira. Nubwo twahuye nitwara nabi ariko from that time ntabwo yigeze umva mu mutwe. So rero naje kubona yuko umukobwa ukunditse cyane. And I wish you one better girlfriend. Mba bitakubangana ariko nzi yuko nanjye ntamunsebye. Ariko ahubwo murasetsa. Iyo muri muratereta muvuga amagambo meza isize umuntu nubwo wakwe bagira ngo umwana mwiza. No, nese ndi umwana mwiza. No, biteze. Mukuru yabuze ubwoba. Sha amakuru ni meza ariko uraje kwihangana umuntu uje gushaka ashobora kuba ntawe ahari kaje. Nawe? Yegeye. Agiye mu kazi. Niyo mpamvu ndi kumumugana nyitabe. Yanze kukwitaba nanone. Ntabwo ari kwifata n'ubundi. Niyo mpamvu nayisenze. Asa nawe yabona izi ntambara zanyu zizanagira gute? Shabiri. Ahora niki. Nyine nibirebire ariko simbizi nanjye yo bizagarukira. Buriya ejo bundi nabonye ukuntu umwitwara abona byo ntabwo ari byiza. Sibiri ushaka kumushyigikira. Ntabwo ari kumushyigikira kuko nanjye ngiyo turahanganje mugaye. Ariko nawe rangaje ukora musaba umuntu amafaranga umwitimbwa kandi uzi kumwabyaranye mu tutanye. Nese ko nayamwatse. Biri polite nitonze akayanyima urashaka bigende gute? Yeah. Nese undi wabonye atari unsanguza amfata mu makanza nika. Ni hatari. Shabiri nyine nagendesheje nese nabyitanga iki. Nase wumva bizagenda gute? Shanago mbiza. Ariko man kumunga za kugeraho mwiza gutereta nyuma bikarangira gushama. Ese byatangiye mu ufitanye urukundo rwanyarwo cyangwa ni kwa kundi muhurira ahantu mu birori runaka mu karya kandi bikarangira ukikomeza. Twarakundanye. Mwakundanye. Ni kwa kundi umuhungu aba afite ikimurimo n'ubundi ntaho kijya kabijye mu bakobwa nk'icyatanu. Shabiri nyine nabigenza gutesa. Niko gahinda nyine mfite akomana nge nicuza umunsi wonyine nahuye n'iriya mbwa. Ozi ikintu wakora se? Birasaba ko uzamwicaza mukaganira. Ariko nawe utashyizemo ya marere yawe. Uganasura uranurakeneye kuganira. Ngiye mpora mugira inama ntako ntagize. Ahubwo byibuze nk'inshuti nyine no bose wumva afite iyo ibitekerezo umva. Okay basi ngewe nande. Uko wicuza niyite ku mwana. Uko wicuza ko wabyaranye nene ko wabyicuza. Nyine n'umuntu udashaka gufata inshingano. Sinzi ikintu nyine wakeneye. Hanyuma se kumva ko bizarangira gute? Ubwo samba yo kuburi muranywa ubwana bwiza bwo n'ubu. Oh. Akangako kamwe ari mu cyumweru ntabwo ari buri munsi. Kandi ibyo ntabwo byatuma rimwe mu cyumweru nimba ubwana cyose ukabufata kamwe mu cyumweru ubwo uzajya gusaza umuzana gute? Uri kubarira mu gusaza kuko buriya wishimira ubuzima ufite bwabo kanya. Ikindi umuntu aba yariye burya ibiyoga byica abantu.
utariye abo n'inzererezi b'imbabura kayitobora ubwenge zigira se ngo zirarobanura aho zica n'aho zitica. you mean ikibazo ni ukuntu inzoga? Of course yes, umuntu wese unywa inzoga ntatera imbere yagera. Alright, zivuze bose wanyuma. Okay, gusura kwamburitse cyane ntabwo but icyo ugomba kumenya ni ukunda kandi nakora buri kimwe cyose wishimye. Uzagenda mu mico yawe n'imyitwarire yawe. Ntabwo ndi umuntu w'umuntu. So even this one, ibi byaguhindura. Erega inzoga zirahindura. Ushobora kuba utari umwana mubi ariko zo ubwazo zikaguhindura. No way. No kuvuga kuba wariye iki n'ibiki. Ibyo ntacyo bivuze. Hari ubwo zimenya abariye n'abatariye se. Hari inzoga ziba mbi iyo sometimes ushobora kuzikontorora zikagukoresha ibi. Ikindi sinajya mu nzira mu ngende niba. I remember for the first time when you met. Ni nayibizi neza. Ntaho byari bitangiye no kugenda utemba rero. Cyagiye nuko bari umunsi wanjye. Ikindi byakoze nabazongera kubimbura. Ureke nabibwirwa n'iki? Icyo reka gukomeza ubuzima. None sinkubiza ubuzima ariko biragoye ko umuntu wagiye ku nzoga yaziba gutyo byoroshye kumbwira ngo ugiye kuzireka. No, just ngeneye ibimenyetso kuruta amagambo. Eric wabaye nyine umusinzi yafateze. Ntabwo ndi umusinzi. Kunywa gake ntabwo bivuze ko umuntu agiye kuba umusinzi. Ikindi for the first time ntabwo nanjye mudatemba uretse wenda ifuka nk'udushishe se ntabwo nta kibazo. Ibyo wakoraga se waba utasinze ugakora ibyo wakoze? Nawe kwitwaye neza. Ntabwo nawe kukwitwaraho neza kuko nawe nabona ko utitwaye neza. Shambiri ndananiwe pe, ndananiwe cyane, ndarushye, ariko ubyumve ngo ndananiwe. Lorenzo aramuhotera niba nkabura ukuntu yanize akankubita ese nkabura nk'iyo mpera umwuka. nuko nahabaye hawutabara. Ubwo si yuza ku butahari burabyaye kugenda gute? Reka nkubwira ibintu rero bisaba kwihangana ko ntabwo abantu bose batewe inda cyangwa babyaranye n'abandi bantu ariko ugera shensi ugasanga umusore ari umwana ameze nkagufasha wa hari ukubera imbwa hari ukubera umwana mwiza ariko basi ndibuze kumuganiriza. Sinzi ko hari ikivamo, ndananiwe njyewe bigeze ndumva ngiye kuzajya no kumurega bamufunge, ngiye kuzajya kumufungisha pe. Urumva biri gupanga? Ni ukuri ngiye kuzajya gutanga ikirego. None se ubu uri nkanjye se wakora iki? Agahinda ufite nakumva ariko nanone kumufungisha ntabwo ari cyo kibazo, ntabwo ari cyo kintu cyakemura ibibazo mufitanye. Shabili nuko atari we biriho, ntago wanyumva, ntago wabyumva. Basi njye nandeke ariko byibuze afashe umwana we. Basi ihangana reka naza kuza ndamuciza muganiriza ndabiza azahinduka. Ubu se kejo ubundi umwana agiye kujya no kwiga, nerumva numufungisha bizakemura ibibazo mufitanye, umwana azaba bigendeye. Tuza tumwigishe tumuganiriza ashobora guhinduka azajya gufasha. Shana yaramubwiye yarananiye, sinzi ko wowe hari icyo wakora kugira ngo uramuhunga kumve. Rega uramuhunga wagira ngo yarasaze, wowe ubona ameze neza. Shakara yaza ariko ni neza ntakundi. Byo nyine reba abakobwa yirirwa beshya hano muri Kigali. Ndaza kugerageza muganirize nta kibazo. Sinzi ko ari bubyumve. Njye nuko njye simbizi pe.
inzoga yabaye inzoga ahubwo se wowe nta kantu ufite ho kunywa nta kintu nshaka cyane ko ndimo kwihuta buri gihe duhura urashinga nanjye bafite izindi gahunda okay nsubiza se boss icyo nakubwiye do you love me akibazo byose ubaza wumva ko umuntu aba afite ibisubizo but it's a simple question kumbwira yuko nkunda bituma hose so ugenda Eric icyo kibazo nawe uba ugifite igisubizo ako kibere byose ngo babigize intambara kuko wagiye uboshye ibintu byose bizaba urubanza ushobora kubutanyishimira sinzi ariko nzi yuko nagukorera kimwe cyose kandi utazababara mu buzima bwawe ngo wicuze umwanya wawe waba warampaye urukundo ahubwo se nicyo nyega cyatuma ntazigera mbabara ntabwo utagira akadivu ariko izi nzoga ndakeka ngende mu rukundo nawe nta makosa azazanwa bishaka rero nashyirije igisubizo cyawe kandi umutima wawe niwo uzi ukuri kuri cyatuma igisubizo cyangwa ufite undi watwaye umutima wawe umaze ibintu byinshi cyane ariko ibintu bibaza biroroshye do you have a girlfriend Shabiri nihanganye igihe kinini pe kinini ariko ndananiwe nicyo gihe kugira ngo reka nanjye mbone ubutabera ntabwo ibi nabivamo pe ntabwo nabivamo ibi bintu rero bigejeje mu buyobozi byahita biba bibi cyane nta kibazo bibe biri nese ubundi kubaho nta kintu amariye byo bimaze iki nyine nta kintu akumariye ariko byibuze n'utwo dukeya hari ukuntu umuserera akatugu ese nujya kumufungisha bazamufunga peti wawe azakura kubaza papa we n'ibiki n'ibiki uzamubwira ko se ari muri gereza se ubwo nyine azajya kumusura gereza wowe yihangane tumuha amahirwe yanyuma genda umuganirize niyumva harimo akantu ko kumufungisha byanze bikunze nta mugabo udatinya igifungo hari ukuntu yahinduka Sharon mbona ura ntacyo atinya mbona yarihaza ubuzima bwe ari nkaho yabuhebye simbizi ukuntu mba mubona okay ntacyo ngaho ntuma utumikire niba ari byoroje kumubwira cyangwa kumusaba tare uko tubigenza nibyo nyine mu wicara umuganirize stili na amafaranga cyangwa sinzi ko ari bukumve sinzi ko akumva pe aya tuza ari unyuma okay nimbona nagihindutse nawe ubundi njye numvaga rwose najya mu buyobozi byibuze nkabona n'ubwo butabera akantu k'ubuyobozi bukihoreye kuko waba wangije ibintu byinshi cyane bamufunze byakumarira iki Shabiri regura mu ngo nagashobotse ako utekereza ngo udashobora kuza gusura umwana we mu rugo byibuze ngo arebe nuko ameze wamugana ameze ati meruka arwaye biraho nyine arimo aroroherwa nakoze ibishoboka nyuma yaho ntiyanagwamagaye se kubaza ati bimeze gute habe no kumbaza ati umwana byagenze gute nawe tekereza ariko tekereza uwo mu nako sinabwa ngo ni n'umugabo ni ngira umbwije uko nta kindi kintu mupfa ntacyo dupfa nese nkubwiye ko ari ikihe kindi dupfa ni ububwa bwe nyine yirirwa mu bakobwa yirirwa hano hanze Kigali yarayimaze sundi umuntu umeze gutyo urumva yashobora gutera inda nibuke no kujya kureba nuko umwana ameze nyine nikameze tu sinzi ko urayahinduka reka ndaza kumuganiriza ntabwo urayahinduka pe ikintu gihari no kumuganiriza nta kintu twakora arakumva se ariko iby'ubuyobozi byo uretse tumuha amahirwe ya nyuma nitubona byanze tuzareba ikindi kintu dukora
neza neza wakane ntabwo uri bumpe igisubizo. Akora n'uvuye no gutegeka. Ushobora gukunda gutegeka. Ariko nugomba nshaka making things clear. Kandi ndumva atari ibintu bigoye kuba wamubwiza ukuri. Do you love me or not? I can't Rick. Reka kongora pe. No amasa gukunda wayareba ukayamenya. Ndi kukubaza urankunda cyane unkunda. Jesus. Seriously? Yes. Yakora Ariko mbanza aribwo bwa mbere wabura n'umuntu ahari ukumva wamenyera abantu gutwaza gake nk'amata y'abashyitsi. waba utereta se ni ngombwa ngo uzo nkanga. Nagaruka Ubona kwinjiraho pressure. cyamenyereye guhura n'uduhungu tutari serious. Do you love me? Umva ushaka kumenya. Kunda mahane mana yanjye. Okay. Reka nze mumara amatsiko. ibintu byose no kugira umuntu abitwaza gake gakeya. utamubwira agira icyo akora ntabwo bizakunda pe. Ariko usa nkaho watsimbaraye shaka kujyana umuntu mu buyobozi. None se wowe uri nkanjye wakora iki? Ntagirwa inama ntiyumva utamujyanye mu buyobozi ni iki kindi wakora? Oya reka akantu k'ubuyobozi bukeretse. Erega nawe umushyigikira umubenga nyumvira igihe yarembwa mbwa muzimu. Ntabwo ari gufungisha umuntu ari kibazo. Iyo yanze se gukora ibyo mwumva kabebe wanyu rega byarangira nabi. Simbizi nyine muganirize ari wenda uraza kumbwira icyavuyemo icyo mwanzuye aho ngiye bitari byo rwose nanafashe umwanzuro. Ariko ibintu by'ubuyobozi bireke. Mukabari. Nabitekerezaho sinzi. Nabitekerezaho turebe. Okay, umva mbwira. Ngiye mfite umuhungu dukundana kandi nkunda cyane pe. Rero ntabwo nakwifata ngo nkundane n'umuhungu nkawe wirirwa mu nzoga egare w'inzererezi. Ngiki? Eric. Ndakwiyamye n'ikindi gihe. Umva Eric, nakuze mbona mama kubitwa ingoma y'abaporoso. Rero reka mubwire. Njye nafashe umwanzuro ko nta n'umugabo uzigera nkozaho imitwe y'intoki. Abagore ntabwo twaremeye gusuzugurwa, twaremeye kubaho ko turaba agaciro mu buzima bwanyu. Hejuru iyo bagwishongore bwawe se ukanyita umusazi ngewe amafaranga mfite urayazo. Ariko ayo mafaranga yo gukangisha abantu niki? Kuba yafite se banakumariye iki? Nta discipline. Urifata ugashaka kunkubita. Nta n'isoni. Amafaranga. Ayo mafaranga uzagenda uyafata ujya kuyaguramo discipline. Uri kunyumva neza? Uravuze? Si ufite amatwi se? Amatama yawe nayabyimbye. Utagira ngo rwa mbere rwagarukiye mu nzu yo gufata. Kumva ntugashake kumpanga. Oya. N'ikindi gihe jya wubaha igitsina gore. Urabona ngo ukaransuzugura di.